Yesu ashimwe, ni Pasiteri Christine ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Tugiye kuganira hano ku Ijuru Ririho TV kugira ngo ujye ukurikirana inyigisho zacu n'ibiganiro, ujye gukora subscribe ndetse ukore na comment aho ibiganiro cyangwa izindi nyigisho wumva twanyuzaho, wabitwandikira tukajya tuzikora nazo zigatambuka abantu bakazisobanukirwa. Rero tuje kuvuga ku ijambo ryiza rivuga ngo ni igiki cyakumazeho imbaraga. Ntabwo ari ibyaha, nta nubwo ari ibyo uri kunyuramo, ahubwo ni uko wavuze ibyari biri mu mutima wawe byose. Reka rero dusenge Imana hanyuma tuze mu ijambo ry'Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo ndasengera buri umwe wese ugiye kudukurikirana ngo ntabwo ari we, aho yamanutse mu buryo bw'umwuka cyangwa mu mbaraga zo kukwizera, wongere umuzamure asubire mu mbaraga, abe uwo akwiye kuba we, kubw'icyubahiro cyawe uboneke mu ijambo ryawe. Nanjye ndi hano kukubaha no kukumvira no kugukorera mu izina rya Yesu, amen. Tugiye gusoma mu Bacamanza 16 umurongo waho wa 17 na 18. Haranditse ngo nuko amubwira ibyari mu mutima we byose, aramubwira ati nta cyuma cyogosha kigeze kunyura ku mutwe, kuko nabaye umunaziri w'Imana uhereye nkiva mu nda ya mama. Nakogosha imbaraga zanjye zanshyiramo, ngacogora nkamera nk'abandi. Nuko Delila abonye ko amubwiye ibyari mu mutima we byose, atuma ku batware b'Abafilisitiya ngo nimuze iyi nkubwe gusa, kuko yambwiye ibyari mu mutima we byose. Nuko abatware b'Abafilisitiya bamusanga aho ari, bazanye za feza. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. 19 ahera ko amusinziriza ku bibero, maze ahamagara umuntu kumwogosha imigabane 7 y'umusatsi, ahera ko amushinyagurira, imbaraga ze zimuvamo. Ndashaka kuvuga ku mbaraga zawe, ku mbaraga ufite, ku mbaraga z'Imana zikurimo, ku butware bwawe, kukorana n'Imana, kw'iyo feva, kw'iyo mpano y'Imana iri muri wowe. Nta kindi cyayirinda, ni uko uterekana uruhande rw'imbaraga zawe aho ruri. Ntabwo Samusoni yatsinzwe nuko yaterese cyangwa se yarambagije umukobwa wo mu Bafilisitiya, byari ikizira, ariko yarabyirengagije arabikora, imbaraga ntizamuvamo. Yewe aranamuzana aryamana nawe bwa mbere ntizamuvamo, aryamana nawe bwa kabiri ntizamuvamo, ubwa gatatu ntizamuvamo. Ari nako umukobwa mubaza ngo ariko imbaraga unesheje uzikura he? Ariko akubwiriza kurusha abandi ubikura he? Ese burakwerekwa kwawe biva hehe? Ushaka usenga cyane gutyo ubikura hehe? Ese ni ukubera iki wowe ubwawe iyo ubwirije abantu bashaka kumva ikibwirizo cyawe? Ni ukubera iki wowe iyo uhanuye abantu baba bashaka guhanura? Nta kindi ubivuga ashaka, arashaka kumenya aho imbaraga ukoresha nyine aho ziva, kugira ngo niba ashaka kubikorera kopi nawe abikore. Niba ashaka no kukwiyita abone uburyo akwiyita, kuko wamubwiye ibyari mu mutima wawe byose. Samusoni agenda abesha Delila ngo ziri hano, akajya mukanga ngo abo baraje, ariko akabona n'ubundi ararwanye kwa kundi kandi aranesheje. Hakibaza ngo imbaraga z'uyu mugabo ziri he? Ntabwo Delila we yazagwe no gukunda Samusoni, ahubwo ni umukobwa wari waratoshe kugira ngo ajye gutataha imbaraga za Samusoni ubarembeje ziri. Nawe umaze igihe kinini ukubita abadayimoni, nta hantu umudayimoni, aho unyuze umudayimoni arahunga cyangwa agapfa, agahita yipfisha acyumva izina ryawe. Ariko hari winjiriye ubuzima bwawe, atangira kukubaza buhoro buhoro. Ubigenza ute? Kuki wivuze ngo mu izina rya Yesu bagenda, njye nabivuga ntibagende? Nyine impamvu nuko ngewe mba niyirije gatatu. Imana yarambwiye ngo kugira ngo ngewe ibintu mbikore impamagara, yarambwiye ngo utangiye kuvuga ibintu, ibanga ry'Imana yavuganye n'ubuzima bwawe, ukuntu uzanesha umwanzi, ubishyize hanze, nk'utabizi arabimenye, bihise biba kopi. Noneho tugiye gutangira kuvuga ngo mu izina rya Yesu ntibagende, kandi barabivugaga bakagenda. Utangire unibaze niba ari ibyaha wakoze bitumye bagenda. Nta n'ibyo wakoze, ahubwo wavuze ibyo biri mu mutima wawe byose.
ntabwo rero Samusoni yazize ko yagiye iyo cyangwa yaryamanye n'abahubwo yazize kuvuga ibiri mu mutima we byose. Imana irakubwira ngo nzaguha urugo, nzagutetesha, nzagukorera kampani, nzakujyana hanze, abana bawe bazamera gutya, urugo rwawe bizagenda ku mashuri bizagenda gutya, yewe uzakura gutya, ibi n'ibi. Imana ikaguhereza gahunda y'ubuzima bwawe, ubundi ikakubwira ngo ngaho genda ube umunyabanga, utuze untegereze. Wamara kuva imbere y'Imana ugahita utangira ugahamagara, yewe n'abatari babiri muri gahunda, nawe utari ufite gahunda yo guhamagara kubera amashusho arakwishaho kugira ngo bitangaze. Ejo wazabyumva ahandi ugatangira ugahamagara aho wahamagaye ngo kuki mwabivuze kandi ari wowe wabivuze. Samusoni akimara kubivuga nta kindi kintu cyamubayeho, bamukuyeho umusatsi aho imbaraga zari ziri. Ndavugana na buri muntu wese uri kunyumva, ese ahantu haba imbaraga zawe haracyahari cyangwa warahatangaje? Niba warahatangaje rero usubire ku kariba wongere winginge, hari andi mahirwe yo kuguha izindi. Yewe n'imbaraga Samusoni yahawe bwa nyuma zari nyinshi kuko zarituye icyo stade, ariko yazihawe ari impumyi, ntabwo yari akireba, ntabwo yari akibona ko akoze ikintu kinini, ariko cyagiye hari mu mbaraga ze. Yakubitaga buri kimwe cyose, aho yarwanaga yaraneshaga, yari umuneshi. Imana yagendanaga nawe, yavuganaga nawe, yakoranaga nawe. Yesu ashimwe cyane. Iyo wataye imbaraga rero ukongera ukagarukaho imbaraga, biba bigaragara yuko hari ibintu bimwe utagikoraho ngo bikoreke kuko uba utabibona. Bamunoboyemo amaso azize kuko avuze ibyari mu mutima we. Ibanga rye Imana yamuhaye ngo iryo niryo uzaneshesha abanzi bawe, iri niryo tuzakubitisha Satani arekura abanyabyaha bakizwe. Hanyuma umuntu yagera mu buzima bwawe ngo wamukunze, ngo yagize gute, ngo cyangwa se yabaye umwizerwa, yagize gute. Ijambo riravuga ngo wizere umwana w'umuntu avumwe. Gira ibyo umenye uvuga, umenye n'ibindi utagomba kuvuga. Niba ejo uzavuga ukuntu ukorera Imana, ibyo ukora aho ubikura n'ibiki, umuntu nashaka bikopa avuga ati buryo wa muntu akorera Satani, ntabwo akorera Imana, kuko njye kuru numvisha ibintu bye kari wowe Imana yatumye. Niba ari iby'umubi ibyo ukora bizarangira nta nuko uvuze, kandi niba ari Imana bizakomeza. Yesu wacu ashimwe. Hallelujah.